Nibyo koko umunyarwanda yaciye umugani ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabana. Ibyo nanjye ndabihamya kubera ko wakwereka imyambaro ihenze no gusa neza ku cyamamare muri muzika Nio Bosco, umusore muto mu myaka ariko utarageza imyaka imwemerera gushaka umufasha byemewe n'amategeko cyangwa se kurushinga. Mu ijwi ry'ihoho no gukirira igitinanga bya gihanga, umususurutsa imisango no gukesha inkera mu gutaramira barushinze, umusore ubana n'ubumuga bwo kutabona ariko atavukanye, umwanditsi w'indirimbo bya gihanga waraganwe inganzo Nio Bosco. Watekereza ko yabayeho ubuzima bwiza guhera akivuka, gusa waba wibeshye cyane ndetse uri kure y'ukuri k'ubuzima bwe, kubera ko yabayeho ubuzima buzira guseka, 1/2 cy'ubuzima bwe kugeza ubu dukoze iki kiganiro mu ntangiriro z'umwaka w'2021. Numwe mu babana n'ubumuga bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Instagram, yewe akaba yanasoma ubutumwa bugufi wamwandikiye, agakora post ndetse n'ibindi. Iby'agahebuzo akaba umukirigitananga udasobwa mu mirya ndetse n'umuhanzi wabigize umwuga. Gusa mbere y'2019 ntabwo yarazwi kuko yari yarabuze kimurika ngo amubimburire inzira imuyobora ku nzuzi yarose kera. Nio Bosco niwe turavugaho muri iki kiganiro, uwarwaye atarashika imyaka 3 akazenguruka ibitaro ashaka kuvurwa, ariko amahirwe akaba make, uburwayi bukamuviramo kubana n'ubumuga bwo kutabona ubuzima bwe bwose. Ngewe muri iki kiganiro ni Shahom Niyo Muvunyi, iyi ni Trust Wallet Studio. Icyo nkoze ni kimwe, ni ukuguha ikaze, nguze ubane natwe. Bigireho nanjye nzaba umugabo. Ubusanzwe Nio Bosco yavutse neza nk'abandi bana kandi ari muzima, gusa ageze imyaka 3 afatwa n'uburwayi. Uburwayi bwaketswe ko ari malaria, ajyanwa ku bitaro. Nyuma kubera umuriro mwinshi yari afite, yagize ikibazo cy'amaraso make maze avanwa aho yari yarajyanwe kuvurizwa, yoherezwa mu bitaro bya Gahini. Nyuma ageze mu bitaro bya Gahini, groupe sange cyangwa se groupe y'amaraso yarabuze, ahubwo yoherezwa mu bitaro bya Rwamagana. Gusubira imuhira byahise byanga, ahubwo uwo mwana ukiri muto twakwita igitambambuga amarana n'umubyeyi we ukwezi kose n'ibyumweru 3, hari mu kwezi kwa 5 mu 2003. Nyuma umuryango watahanye akanyamuneza, umwana areba neza kandi na malaria yarakize kera. Hari kuwa 5 ku itariki 17. Ubyibuke yari mutoya atarageza imyaka 3 cyangwa se imyaka 3. Burya rero abanyarwanda nibo bavuze ngo arimo gishigisha ntavura. Mu gitondo cyakurikiyeho kuwa 6, umubyeyi we yari yagiye gusenga. Ako kanya yakiriye inkuru mbi ku mwana we yakomerejwe, mbese yakomeje kuremba. Nawe huti agaruka mu rugo, asanga umwana ari kubyiringira amaso cyane. Abantu baketse ko amaso yayatewe no kuba baramuteye amaraso atarakoranye neza n'uturemangingo twe. Nuko rero Nio Bosco asubizwa ku bitaro. Ku ikubitiro yoherejwe ku bitaro bya Gakenke, birananirana, yoherezwa Ikiziguro. Imiti ntiyagira icyo itanga. Umubyeyi abonye amaso y'umuhungu we arimo kurushaho kuremba, kuko amaso yari yafatanye kandi ahora arira, yegera abavuzi ba gihanga cyangwa se abavuzi gakondo. Icyo gihe yerekeje ahitwa Ikinihira ku muvuzi w'umugande. Uyu nawe nta cyizere namba yigeze atanga ku maso ya Nio Bosco, kuko yabwiye umubyeyi ko amaso y'umwana we yangiritse cyane atayashobora namba. Ubukene bwabaye imbogamizi ku mubyeyi wari umaze kuzenguruka ibitaro n'amavuriro menshi. Gusa yasanze kubana n'umuhungu we ariko afite ikibazo atari byo byiza, maze ahitamo kumushakira irindi vuriro. Ako kanya yatanze buri kimwe yari atunze yerekeza i Butare ku bitaro, nibura ngo abaganga basamire umwana we yongera arebe.
bakigera i Butare Dr yihutiye kwandika transferi yohereza uwari urwaye Niyo Bosco i Kabgayi. Yari mutoya cyane. Umurwayi yandikiwe operation cyangwa se kubagwa amaso. Ubyibuke yari muto cyane ntubyibagirwe. Dr Kwiseta Niyo Bosco agiye kubagwa amaso. Icyo muganga yakoze ni ugupfundura amaso ya Niyo Bosco. Akiyapfundura yitsa umutima, azenga amarira mu maso. Nyuma aravuga ngo uyu mwana amaso ye yamaze guhuma kera, yarangiritse ntacyo namufasha. Bahamaze iminsi 3 maze inkuru itari yitezwe itaha mu muryango. Umuryango ndetse na nyirubwite bakiriye ubwo buzima butari bworoshye. Nyuma bajya mu rugo birarangira. Burya ngo umunyempano ahorana Imana. Niyo Bosco utarukibonana mba yarakuze. Nyuma mu myaka 7 yatangiye kujya yiga gucuranga. Ubundi umugiraneza mugurira gitari akajya ataramira abantu mu rusisiro cyangwa se mu gace atuyemo. Ubyibuke yari mutoya. Wigireho nanjye nzaba umugabo. Wigireho ni ikiganiro cya Trust Ware TV gitegurwa na Trust Ware Studio. Umubyeyi yashatse ishuri nibura ngo umuhungu we ashobore kwiga. Kwishyura amafaranga asaga 65,000 ku gihembwe ku muryango wari waratesetse bene ako kageni. Byari ihurizo rikomeye. Gusa hagize abagira neza babatera nkunga baragoboka ku kwiga kwa Niyo Bosco. Yatangiriye Kibeho ariko birananirana, maze aza kuvanwa mu bagombaga guhabwa inkunga. Arataha asubira mu rugo, aricara maze inzozi ze zo kwiga ziba zirangiriye aho ngaho. Kera kabaye ejo mundi muri 2010 umugiraneza yari yaje gusenga aho Niyo Bosco yasengeraga. Akimubona amukubisa amaso ati uwo mwana muzamudushyikirize tumufashe kwiga. Maze umubyeyi ahitamo ko umuhungu we w'umunyempano yakwiga i Rwamagana. Birumvikana yagombaga gutangirira hasi. Gusa kandi akirangiza umwaka wa mbere Satani ntiyishimiye umunezero uyu musore yari atangiye kwinjiramo. Mwijwi ryiza ryihogoza uyu musore yari atangiye kujya ataramira abagenzi be ndetse no gukirigita inanga. Ntago byamuhiriye ako kanya kubera ko Niyo Bosco umunyeshuri biganaga yaramukandagiye, maze Niyo Bosco agwa hasi agira imvune ikomeye mu ivi. Iyo mvune ya Niyo Bosco yamugejeje mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho yabazwe mu ivi inshuro zirenga 4. Gusa kuva icyo gihe akaba agira shock cyangwa se akaba agira uburwayi ngarukamwaka muri iryo vi. Ari bimwe mu bibangamira imyigire y'uyu Niyo Bosco, kuko kurangiza igihembwe kuri we ni ikibazo. Muri ubwo buzima i Rwamagana bakomeje kumufasha kuba umwami wa gitari, maze Niyo Bosco mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana no gukora mu murya mwijwi riranguruye ry'ihoho ihogoza kandi udasobwa. Mu gukora mu mirya aba azamuye sound ati wow, yes, all right, your name is better to me because you love me without any cost. Whenever you call me my name, I'm ready to say your name is better to me. Murindahabi Irene amaze kubona impano y'uyu musore. Because you love me without any cost. Whenever you call my name, I'm ready to say yeah, your name is better to me. Nari nabikubwiye nabikomojeho kuri Murindahabi Irene yuko yamaze kubona impano y'uyu musore udasanzwe, umunyabigwi wubatse izina ndetse n'ubuhanga bukomeye mu gukirigita umuzika abinyujije muri gitari. Impuwe, ubumuntu ndetse n'amarangamutima biramusaga. Maze kuwa 5 Kanama 2019 amutumira mu ikiganiro cyasojwe amusabye kuzamuhuza na Gahongayire. Ntibyatinze rero, byasibye kabiri Niyo Bosco aba akoze mu mirya imbere ya Gahongayire. Kwihangana biranga, amarira arisuka y'uwo mubyeyi. Ntiyatinze gutumirwa kuri televiziyo y'igihugu. Hari ku tariki 9 Mutarama 2020
Hari hashize umunsi umwe gusa Niyo Bosco asohoye indirimbo ye ya mbere yitwa Ubigenza ute. Ubu ngubu iyo ndirimbo yitwa Ubigenza ute imaze kurebwa n'abantu basaga 1,800,000. Si ibyo gusa, uyu muhanzi w'umuhanga yakoze kubera ko yanditse n'indirimbo ya Vestina ndetse na Dorcas yitwa Nahawe Ijambo, imaze kurenza miliyoni y'abayirebye ubu dukora iki kiganiro. Uyu muhanzi w'umuhanga akaba umwanditsi w'indirimbo kuri nge nakwita intwari y'umuzika w'ejo. Ashimishwa no kuba hari abamureberaho bakamwita role model cyangwa se uwo bagakwiye kuba bigiraho. Na niyo mpamvu twamuzanye muri iki kiganiro nk'igihe cy'uyu munsi. Gusa mu kubaho kwe kugoye yigeze kwiyanga bigera ugatekereza kwiyahura, arabigerageza yewe anasimbukagwa mu muringoti ukomeye cyane wari munsi y'urugo rwaho bari batuye. Gusa Imana ikinga akaboko ahava ari muzima. Nyuma yo kubona byose ari imyumvire idahwitse, ahubwo amaze kubona ko ejo he ari heza kandi ashobora kuhahindura, yahise avuga ati 2020 watubereye umwaka w'umwanda, ngaho reka 2021 twese duseke. Asohora indirimbo ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2021 yitwa Seka. Nayipininze hasi, nawe ushobora kuyikandaho ukayireba. Kamanze nshimire abantu bose twabanye muri iki kiganiro. Tuzahure no mu kiganiro cy'ubutaha, ikiganiro cyitwa Nkwigireho. Nshimiye abagize uruhare bose mu guhindura amateka ya Niyo Bosco, abamufashije mu kumusengera ndetse no mu bundi buryo busanzwe, bwabo ubufasha bw'amafaranga n'ubuvugizi. Nitwa Shalom Niyo Muvunyi, ndagushimiye.